Nitwa Murukare, mbaje kugushimira kubwo kuba ufunguye iyi nkuru. Nigukora ku mutima uze gutwera subscribe, ukande like kandi uduhe igitekerezo. Hari mu gitondo cya kare hagana saa 3, izuba ryari ryarashe neza, urumuri rwaryo rugera ku mazi menshi y'umugezi mugari watembaga. Umugezi wagaragaraga nkaho utuje, amazi yawo ativumbagatanya cyane ariko ufite imbaraga. Uwo mugezi wari uzwi mu bwami bwose, wari muremure kandi wagutse, amazi yawo asa neza kandi agaragara neza ku buryo umuntu yabonaga ingona zabaga zirimo zoga hafi y'inkombe. Abaturage benshi bari bazi ko aho hantu hajyanwaga abantu bagiye guhanishwa igihano cyo kurohwa byonyine, kuko bose batinyaga kuhajya. Uwo mugezi bawitaga uw'ingona kubera ko arizo ziberagamo, kandi abantu bicwaga akenshi babaga ibyo kurya byazo. Kuri uwo munsi muri ayo masaha yo mu gitondo, ku nkengero z'uwo mugezi hari hahagaze abantu benshi cyane. Abasirikari bari bahari bafite intwaro zabo, biteguye gushyira mu bikorwa itegeko ry'umwami. Bari bambaye imyambaro ya gisirikare, bafite amacumu n'inkota. Bari bahagaze batanyeganyega, amaso yabo yerekeje ku mukobwa wari upfukamye hafi y'amazi. Hirya gato hari hahagaze abaturage benshi bari baturutse muri ako gace kose, guhera ku mwana kugera ku mukuru. Umwami w'ubwo bwami yari ari imbere yabo, yarebaga imbere yatuje, ariko abaturage bari bazi uburemere bw'icyemezo cyari kigiye gushyirwa mu bikorwa. Itegeko ryari ryatanzwe, umukobwa watwaye inda atarashaka umugabo yagombaga kwicwa, bakamujugunya mu mazi kugira ngo aribwe n'ingona. Iryo ni ryo tegeko ryari risanzwe rikoreshwa muri ubwo bwami, kandi nta muntu wari warigeze arihindura. Kuva ubwami bwa mbere bwabo kugera kuri uwo mwami wari uriho, itegeko ryari uko umukobwa utwaye inda akiri iwabo yabaga agomba kwicwa, nta yandi mahitamo. Abakobwa bamwe bamenyaga ko batwite bagakuramo inda zitaragaragara, ariko nabwo iyo byamenyekanaga ko yinjiye akayikuramo nabwo baramurohaga. Abandi bo bamenyaga ko batwite bagatoroka mu gihugu, ariko nabo iyo bafatirwaga mu nzira bikamenyekana ko batwite, igihano cyabaga ari kimwe. Nyuma yo gukubitwa nk'umuntu wari uhunze, bamuzanaga kuri uwo mugezi w'ingona bakamunagamo, bakaba ari uko zimaze kumutanyagurira mu maso yabo. Kugira ngo umukobwa arokoke, byakundaga iyo umusore wamuteye inda yahitaga amugira umugore ku munsi wa mbere umukobwa akimenya ko atwite. Kandi abasore benshi nta mutima bagiraga, kuko bo nta gihano bahabwaga, ndetse umwami yavugaga ko abasore bo nta kosa baba bafite, ngo kuko baba batafashe abo bakobwa ku ngufu. Itegeko naryo ryari rihari, uwafatwaga ku ngufu akabivuga atarashira iminsi 2, uwamufashe babaga bagomba kumujugunya muri uwo mugezi. Nyamara nta birego byabagaho byo gufatwa ku ngufu. Byari bisobanuye ko abakobwa ari bo babigiragamo uruhare, ko uwo musore wenda bamubeshyera. Kandi umusore baramwumvaga cyane iyo bagavuze ko yamusangiraga n'abandi, ko atakwemeza ko uwo mwana ari uwe mu gihe umukobwa yaryamanye na benshi. Abaturage bari bateraniye hari benshi, bamwe bari barakaye, batarakariye umwami cyangwa abo basirikare, ahubwo barakariye uwo mukobwa wari atwaye inda akiri iwabo. Bavuga ko amategeko agomba gukurikizwa, ko iyo atubahirijwe ubwami buba bushobora gusenyuka. Bavuga ko nibareka uwo mukobwa akababarirwa, n'abandi bazatangira gukora nk'ibyo yakoze, bakabyara abana benshi batazakurira mu muryango wa se na nyina, ahubwo bagateza ibibazo kwa nyirakuru. Muri ubwo bwami, imibereho y'umuntu yashingiraga ku muryango no ku izina akomokaho. Umwana yaravukaga akitererwa asaba kuba nyina, akabarirwa mu muryango we, akagira aho abarizwa mu bwoko bwa se no mu gihugu. Ubwoko bwabaga ari ubw'abagabo, abakobwa nabo bafataga izina rya ba se, bashaka abagabo bagafata iryabo. Ku bw'ibyo, uwo mwana wavukaga atyo, se akaba atazwi kandi adashaka kubana na nyina ako kanya, yari gukura nta zina ry'umuryango afite kandi ntibyari byemewe. Izina rya se ntiryari amagambo gusa, ahubwo ryari ishingiro ry'uburenganzira, umurage, icyubahiro n'umutekano. Iyo umukobwa atwaraga inda atarashyingiwe, akaba yabyarira iwabo, kandi umusore babyaranye akanga kwemera kumugira umugore bitaramenyekana, byabaga ikibazo gikomeye cyagiraga ingaruka nyinshi ku mwana, ku muryango wa nyina, ku muryango wa se ndetse no ku muryango mugari muri rusange. Itegeko ryavugaga ko mu gihe byamenyekanye ko atwite, nta rindi garuriro. Bemezaga ko umukobwa amenya ko atwite mbere y'uko abandi bantu babimenya, bityo ko akibimenya yabaga agomba kubibwira umusore, bagahita babana. Umusore wayimuteye aba adafite ubushobozi, uwo mukobwa akava iwabo akajya iwabo w'uwo musore, akabana nawe kwa sebukwe. Icyo gihe nta gihano cyatangwaga, kuko umukazana yabarirwaga kwa sebukwe, agafata izina ryaho gukomezanya irya se. Ubwo rero iyo hageraga abandi babimenya umukobwa akiri iwabo, nubwo umusore yari kuza akavuga ko ari we yimuteye, ntibyakuragaho igihano. Bamubazaga impamvu byageze aho abandi babimenya atarafata umwanzuro. Aho ku mugezi w'ingona rero hari n'abandi baturage batavugaga cyane, bari bari kureba hasi bafite intimba. Bamwe muri bo bari abagore bari bahetse abana mu mugongo, bari bazi ko gutwita bigenda, kandi bumvaga ko igihano cy'urupfu gikomeye cyane. Nuko naho bari guhera bamusabira imbabazi, ariko rwose byabaga biteye agahinda kubona umubyeyi, kuko nta mukobwa utwita aroha mu mugezi bareba we n'umwana uri mu nda bakaribwa n'ingona. Uwo mukobwa wari ugiye kwicwa yarakiri muto,
yarapfukamye hasi, amaboko yashyize hamwe. Ntiyageragezaga guhunga kuko naho yari gucikira kandi akikijwe n'umwami, igikomangoma, abasirikare n'abaturage bari bashyigikiye icyo cyemezo. Ntiyasabaga imbabazi mu buryo bwo gutaka cyangwa kurira cyane. Yari atuje ariko bigaragara ko afite ubwoba. Mu nda ye hari harimo umwana utaravuka. Ibyo nibyo byari byamuzanye aho hantu. Inkuru y'uko atwite yatangiye gukwirakwira mu mudugudu aho yabaga gake gake, mu kandi kanya gato ihita isakara igera n'ibwami. Abaturanyi barabibonye bahita bigira kureba umwami. Mu rugo ho bari babizi, bari gushaka uko bamucikisha ariko bari batinze. Bamubajije uwamuteye inda ntiyagira uwo abitangariza. Nta kindi cyakorwaga ngo wenda hagire iperereza rikorwa cyangwa harebwe uko byagenze. Itegeko ryari rusange kandi riremereye ritavuguruzwa. Umwami akibyumva yategetse ko bamufata bamuzana ku mugezi. Kuri uwo munsi abasirikare babiri bari bamwegereye cyane, nibo bari bahawe inshingano zo kumujyana ku nkengero z'amazi no kumujugunya mu mugezi mu gihe umwami yari kubatanze ikimenyetso. Si ubwa mbere bari babikoze, hari abandi bakobwa benshi bari bararoshye muri ayo mazi. Uko babigenzaga bari babizi neza, nta na rimwe bari barigeze bahagarikwa mu gihe bari baje kuroha umubyeyi utwite, no kuri uwo munsi bari babyizeye. Mbere yo kurohwa mu mazi byari umuco ko umuntu ugiye kwicwa ahabwa umwanya muto wo kuvuga amagambo ya nyuma. Hari abageragezaga gusaba imbabazi bikarangira batabababariye. Hari abavumaga abasore babateye inda kuko ari bo babaga bemeye ko barohwa bitewe no kwanga guhita babagira abagore, wenda baratinye ko umuryango batazakunda abo bakobwa bigatuma batabaha iminani. Icyo gihe byabagaho ko umusore akundana n'umukobwa bakaryamana akamutera inda ariko akabura ubushobozi bwo kumugira umugore ku mugaragaro kubera umuryango akomokamo. Ababyeyi nibo bahitiragamo umusore wo bazashakana bagashingira ku nyungu z'imiryango, ku mutungo, ku bwoko no ku masano bashakaga kubaka aho kubera ku rukundo rw'abakundana. Iyo umusore yashakaga kwihitiramo umukobwa batifuza, cyane cyane udaturuka mu muryango bifuzaga, yashoboraga kubuzwa kumushaka ndetse bakamuburira ko natinyuka kubana nawe azirukanwa mu muryango cyangwa ntazahabwa umurage. Kubera gutakaza izina ry'umuryango n'umugabane w'umutungo, iyo yabwiraga iwabo ko hari umukobwa baryamanye akamutera inda, iwabo bakumva batakwemera gushyingira muri uwo muryango, bamutegekaga kumwihakana. Umusore wakundaga ibintu adashaka gucibwa mu muryango, adashaka kuzabura umurage, dore ko yahabwaga umunani akaba ari we aheraho, yagiraga ubwo bakemera ko uwo mukobwa arohwa, ndetse ababyeyi bo bumvaga nyine ko agomba kwicwa bakanumvisha umuhungu wabo ko iyo ari indaya yabashatse, ko umukobwa muzima atakwemera ko baryamana, abizi neza ko mu gushyingira abana hari byinshi birebwaho, rero bikabubujije kuryamana n'uwo batarabana. Hari abahitaga bihakana inda bateye bakamureka akicwa. Bake cyane nibo bemeraga kuruhana nawe ikizaba kikaba. Mu bakobwa babaga bagiye kurohwa rero, hari abavuga ko abasore babashutse bababwira ko barahita babana, ko umuryango we wabyemeye kandi ko nibucya nyuma yo kuryamana iwabo barazindukana inzoga baza kumubasabira, bityo bakavuga ko barenganye. Nubwo bwose bavugaga batyo, nta na rimwe ayo magambo yari yarigeze ahindura icyemezo cyafashwe. Igikomangoma cy'umwami nacyo cyari gihari. Umwami yarebye abasirikare be abaha ikimenyetso ko igihe kigeze. Umwe mu basirikare yegereye umukobwa amubwira ko yemerewe kuvuga amagambo ya nyuma mbere yo kurohwa mu mazi. Abaturage baracecetse. Nta rusaku rwari rusigaye uretse amazi y'umugezi yatembaga n'ijwi rito ry'ingona zanyeganyezaga amazi. Umukobwa yazamuye umutwe buhoro, yarebye umwami, areba abasirikare, areba abaturage. Abantu benshi batekerezaga ko ari busaba imbabazi cyangwa akagira uwo ashinja nubwo we ntacyo bari kumutwara, ariko wenda akamuvuma kuko abakobwa benshi basabiraga ibyago n'imivumo babateye inda bakabihakana. Umusirikare yongeye kumwibutsa ko afite umwanya muto kuko yabonaga ko ari gutinda. Umwami yaragitegereje. Igikomangoma cyarebaga uwo mukobwa kidahombya. Umukobwa yahumetse cyane aratuza, yongera kureba umwami n'abaturage bose bari aho. Ijwi rye ryumvikanaga neza. Yaratangiye ati, uyu ni wo mwanya mumpaye ngo mvuge amagambo ya nyuma. Ndayavuga nyiri muzima kandi nyavuge nk'umuntu, nka nyina w'umwana uri mu nda yanjye. Ntabwo ndi icyaha gihagaze hano, ndi umuntu. Abaturage batangiye kurebana batari kuvuga ibiki. Ashaka ko babanza kumukomeretsa bakabona kumuroha, yaritse agapfupfu rwiza aho kugira ngo babanze kumushinyagurira. Umukobwa yarakomeje ati, njyewe natwaye inda, nibyo ndatwite ntimwibeshye, ariko sinabyutse umunsi umwe ngo mfate icyemezo cyo gutesha agaciro ubwami. Sinigeze nifuza guhagarara ahangaha ngo ntegereze urupfu. Sinifuje na gato kuzaba ndebana na mama na papa barira cyane, amarira yenda kubashiramo kubera ko ngiye gupfa imburagihe ngapfa ntwite. Ababyeyi muri hano murabyumva. Gusa icyaha nakoze ndacyemera, nakunze umuntu, naramwizeye, nemera ko turyamana. Icyakora mumenye ko umusore wanteye inda atari hano. Ntabwo yihishe, nta nubwo arimo bari kunshinja ko nigize indaya. Nyuma yo kuryamana nawe yapfuye bitunguranye ntaranamubwira ko ntwite. Uko biri kose yararozwe kandi mwese muzi umusore uherutse gupfa. Abaturage bose barikanze, bamwe barabyemera abandi barabihakana. Nyamara ababyeyi b'umusore
bo barabyemeye kuko bari bazi umubano w'umuhungu wabo n'uwo mukobwa. Ndetse na se yavuze cyane ati turavuga ukuri, umuhungu wanjye yaragukundaga kandi nanjye nari niteguye kumugushyingira. Abaturage batangiye kubitekerezaho, imitima irabarya, batangira kwibaza niba koko bikwiriye ko bamuroha. Umwami yacecekesheje abaturage, umukobwa arakomeza ati nari nkiri mu bwoba bwo kubimubwira, nkiri gushaka uko twabiganiraho. Urupfu rwe rwansize njyenyine. Nkimenya ko ntwite ubwoba bwaranyishe. Natekereje ko itegeko ririho, natekereje ku bakobwa bajugunywe muri aya mazi, ntekereza no ku ngona ziba zirimo zoga. Nabuze naho mpera ngo mbibwire mu rugo iwacu cyangwa iwabo w'umuhungu kuko nari nzi neza ko batazabyemera. Ubwo rero naracecetse, nanze kugira uwo mbibwira kuko nari nzi iherezo ryabyo. Natekereje guhunga, ntekereza kujya kure y'aha hantu nkajya mu bundi bwami aho nari kuba ntazwi, aho nari kuzabyarira ndi njyenyine. Natekereje kurera umwana wanjye nari nze gutuma amaraso yanjye aseseka ngo nawe azira akarengane, ariko sinigeze mbona aho njya, sinigeze mbona uwamfasha kuko turi mu bwami hagati. N'ubundi kwambuka iki gihugu Kigali byari kuzansaba igihe kinini, bikaba byarangira bimenyekanye nkicwa naniwe. Ese uwo nkwiriye kuzira ko wanteye inda atakiriho? Umwami ntiyashakaga kuvuga, yakoreshaga ibimenyetso, ariko yahise arangurura ati uri gutinda, igihe wahawe kigiye kurangira. Ubwabyo kuba waremeye ko muryamana birahagije ngo urohwe, ndetse wagatumye umuryango wawe wose urohwa kuko wagerageje kubeshya ko wapfuye ari we waguteye inda wibwira ko byagutabara. Uko ni ukumuharabika kuko atari hano ngo yiregure. Nta gihamya dufite, uri indaya. Ikirokoye umuryango wawe ni uko se w'uwo musore ubeshyeye yanze kugukoza isoni. Umukobwa yavuze umwami ataranarangiza ati muri kuvuga ko nishe itegeko ko nkwiriye gupfa, ariko ndababaza icyaha cyanjye ni ikihe ku buryo gikwiriye guhanishwa urupfu? Ese umwana uri mu nda yakoze iki? We yishe nde? We yabatwaye iki? Jye numva ubwami butaratekereje neza, none nta mbabazi zanyu reka mbivuge. Kuki nibura mutareka ngo umubyeyi abyare mubone kumwica, nibura umwana udafite icyaha asigare? Harya ngo nuko nta zina yazaba afite akaba mu muryango atitirirwa bikazatuma adahabwa umunani akabaho nabi ngo ari icyasha mu muryango? Ibyo se bikomeye kuruta kumwambura ubuzima. Niba hari uwo mucira urubanza nimurucire njyewe, ariko uyu mwana mugiye kwicisha amazi n'ingona ntumuziranenge, nta jambo afite yababwira. Erega mugiye kwica abantu babiri, mwakamuritse nawe akavuga ijambo rya nyuma. Uyu nta bushobozi bwo kwirwana afite, muramwica mbere y'uko avuka. Mbega umutima w'umwami n'amategeko ye! Umwami yararakaye aravuga ati vuga vuba ijambo rya nyuma, kandi uraroha ubanje kugaragurwa, ndetse uri gushyira umuryango wawe mu kaga. Umukobwa yarahindukiye ati ndababaza namwe muhagaze hano mufite intwaro mu ntoki, muratekereza ko kuvuka kwanyu mwabigenzuye? Muzi uko banyoko batwaye inda zanyu? Muzi ubwoba banyuzemo? Muzi amakuru yose ajyanye no kuvuka kwanyu? Yarebye abaturage aravuga ati wasanga benshi mu bari hano mwaravutse nk'uko uyu mwana ari kuzavuka yahabwa amahirwe, wenda bikaba byaraturutse ku babyeyi banyu batewe inda, abasore bakabihakana bagahita bahungira kure. Ababyeyi bavuga ko bagarutse mu gihugu kuko abagabo babo baguye ishyanga, mutekereza ko bose bavuga ukuri? Ibyo yarabajije byabateye ubwoba. Hari abantu bo muri ibyo bice bavaga mu bindi bihugu bari kumwe n'abana bakuzeho gato, bakaza kwa nyina na base, maze bagakwirakwiza inkuru ko bari barashakiye imahanga, ariko abagabo babo bapfa bagahitamo kugaruka iwabo. Nyamara nuko bavuga baratwaye inda iwabo bakabacikisha, bakazagaruka abana barakuze babeshya ko base bapfuye. Igikomangoma cyabonye ko iryo jambo ryiza abo rikoraho bakishinja ibyaha ku mitima yabo. Yarakomeje ati ubuzima bwa twese bwatangiye turi abana mu nda. Nta n'umwe wahisemo ko azavuka, nta n'umwe wahisemo amategeko azamuyobora nagera ku isi. None uyu mwana mugiye kwica azira iki? Muvuga ko mubikorera icyubahiro n'amahoro y'ubwami, muvuga ko mukomeza umuco. Ariko se ubwami bwubakirwa ku kwica abakobwa baba barahindutse ababyeyi? Ubwami bukomera amazi yabwo yuzuyemo amaraso? Ubwami se bwubahirwa ko bwanga gutega amatwi? Itegeko mwashyizeho ridatega amatwi, rirenganya, niryo muha agaciro. Itegeko ritareba uko byagenze riba ririmo akarengane. Njyewe nshaka ubutabera, nshaka ko mumbona nk'umuntu aho kumbona nk'icyaha ubwacyo. Nshaka ko mureba ko kwica umuntu utwite bitongera icyubahiro cy'igihugu cyacu, bituma gusagira abatinya, abahisha ukuri n'abahunga bo gushaka igisubizo. Ubwami bwiza si ubwica abaturage babwo, ubwami bwiza ni uburinda ubuzima bwabo. Ubwami bwiza ni ubwigisha, bugahana mu buryo buboneye, bugakosoraho kwica. Ndabashinja kutagira ubumuntu kuko muhitamo kwica mutabanje kumva. Ndabashinja kutabaza mbere yo guca urubanza. Ndabashinja gucecekesha abakobwa wo kubafasha. Ariko ndabingingira no gutekereza. Nimunyica muraba mwongeye amarira muri aya mazi, muraba mwishe umwana utazi icyaha icyo ari cyo, muraba mukomeje kubaho mufite ubwoba aho kubaho mukore. Ntabwo ndi gusaba imbabazi zo kubaho mu kinyoma,
ndi gusaba ko mubona ukuri kw'ibyambayeho. Nakunze umuntu yarapfuye, nasigaye ntwite, ubu ndi hano. Niba ninjye muhagurukiye nimunyice, ariko mbere yo kubikora mwibaze niba mwifuza ko aribwo butabera bwabaranga. Mwibaze niba mubyumva neza mu mitima yanyu kandi mukabyemera. Mwibaze niba mwifuza ko abana banyu bazakurira mu bwami butanga urupfu ku mwana utaravuka. Ariko ndibaza, ese umwami yakwica umukobwa we nawe aramutse acitswe agasama, cyangwa yashaka uko abikemura ntibigere kure? Ubwo ntiyamuhongesha? Ninde hano wakwifuza kubona umwana yibyariye arohwa? Murebe uko mama ari kurira, niko namwe muzaba murira. Nibyo bituma abakobwa bamwe biyahura. None se mutekereza ko byambayeho nyoboye ko hari abakobwa baroshye? Oya, ikigaragara ni uko mukwiriye guhindura ingamba. Ngaho nimuze munyice, njye n'umwana wanjye nubwo we yishimye atazi ibiri kubera aha, twiteguye kwakira icyemezo cyanyu. Ariko ndashaka ko muzasigarana iki kibazo. Ese mwishe abanyabyaha cyangwa mwishe abaziranenge? Ayo niyo magambo yanjye ya nyuma. Ngaho nimubanze mungaragure uko mubyifuza, mungaburirize ingona. N'ubundi se ko hapfa wavutse, mugira ngo watanze igihano cyo kwicwa wazarama nk'umusozi, wasanga azapfa urw'agashinyaguro no kundusha. Amaze kuvuga ayo magambo, habaye akanya k'umutuzo mu bantu bose bari ku nkengero z'umugezi. Ijwi ry'uwo mukobwa ryari ryageze ku mitima yabo yose. Bamwe bari bafite ubwoba, batangiye gufunga amaso ngo batarebe ibyo yaragiye gukorerwa. Abasirikare babiri bari hafi y'umukobwa bakuyemo intwaro zabo mu gihe bari bagitegereje ikindi kimenyetso cy'umwami. Bari bizeye itegeko, ariko nanone mu mitima yabo bumvaga bari ku ruhande rw'umukobwa. Amaboko y'umwe yatangiye gutitira, areba umukobwa, atekereza ko icyo kitari cyaha gikomeye gikwiriye guhanishwa urupfu. Umwami wari uhagaze imbere, mu maso he byarigaragazaga ko umutima we wifuza ko umukobwa yicwa. Yari yaragenzuye amategeko y'ubwami bwose, kandi yifuzaga ko icyaha gihanwa mu mucyo nk'uko abakurambere babigenzaga. Ariko ijwi ry'umukobwa ryari ryamuteye kongera gutekereza. Yashakaga gutanga ubutabera, ariko nanone umutima we ntiwemere ko abikora, nubwo icyo gihano cyari cyaratanzwe n'abasekuruza kuva kera. Igikomangoma cyari gihagaze hafi y'umwami, cyabonye ko ibyemezo by'umwami bishobora gutera igihombo ku gihugu cyose, kandi ari we wari kuzazungura ingoma. Cyari cyumvise icyifuzo cy'umwami cyo kumwica, ariko umutima wacyo ntiwemera ko bibaho. Cyagiye imbere y'umukobwa kimureba mu maso, kiramubwira kiti, ntugire ubwoba, ibyo watubwiye birimo ukuri kandi wakoze kugaragaza ubutwari. Iki ntabwo ari igihe cyo kukwica, ahubwo ni igihe cyo kumva no gufata ibyemezo byiza. Umukobwa yarebye igikomangoma atangira kumva ko atari wenyine. Ntiyavuze ijambo, ariko amarangamutima yose yarahindutse, bigaragara mu maso he no mu maso y'abari aho. Abaturage bamwe bahagaritse kurira, abandi batangira guhumeka buhoro buhoro, batangira kwibaza ku cyari kigiye gukurikiraho. Abasirikare nabo bakomeje guhagarara, bibaza bati, ese abagiye kuvuguruza itegeko ry'umwami? Igikomangoma kirakaye cyane cyavuze mu ijwi riteye ubwoba kiti, ntibikwiriye ko twicira umuntu icyaha kidakwiriye kumwicisha. Umukobwa yaramwenyuye, abantu bose bamurebanye ubwuzu, kuko batari barigeze batekereza ko hazaba impinduka nk'iyo. Ariko abagore b'imitima mibi bari bahagaze hakurya, batangiye gusakuza bati, narohwe, abana bacu nabo bararoshywe, ko aba ari ugusumbanya abantu aramutse ababariwe, abana bacu barariwe n'ingona. Abari babegereye babujije kugaragaza ububi bwabo, bababwira bati, niba byarababayeho se, murumva ari ishingiro ko biba ku bandi? Ese nta bandi bakobwa mufite inyuma, cyangwa baba bene wanyu bashobora kuzisanga muri iyi mimerere? Igikomangoma cyarebye umukobwa, amaso yacyo yuzuye impuhwe nyinshi, cyaramubwiye ngo tuza, ntawe uragukoraho. Cyamufashe ku rutugu, bahagarara imbere y'abaturage. Umwami we yari yumuye uzahera ngangane n'umuhungu w'imbere ya rubanda. Yakomeje gutuza, abasirikare nabo babura icyo bakora baratuza. Igikomangoma kidatindiganyije cyarebye umukobwa kiramubwira kiti, umwana uri mu nda yawe azavukana agaciro gakomeye. Nzamurinda, nzamurera, kandi nzamwigisha ibyo azakenera kumenya byose kugira ngo azakure nk'abandi bana, ndetse we nzaharanira ko abarusha gukomera. Umwana wawe si icyaha koko, umwana ni icyubahiro, ntabwo azigera azira icyaha cyawe. Nawe ntuzigere wumva ko uri wenyine, nzagumana nawe, ndetse kugira ngo uzagire amahoro ndakujyana mu rugo rwanjye uzahabyarire. Nzakurinda kugeza ubyaye, umwana wawe azavukira ibwami mu nzu nahawe na data ubwe. Uyu mwana navuka neza, akarerwa neza, akabaho yishimye, azaba yubashywe. Nyuma y'ayo magambo igikomangoma cyafashe umukobwa kimujyana mu igare, cyo n'abasirikare bakirindaga bahita berekeza ibwami. Umwami yubitse umutwe, yanga kureba uko umuhungu we yarengaga hirya amaze kumuvuguruza. Umwami yabwiye abaturage barahati, iki gihano gikuweho, ariko icyo ndabatangariza mu minsi iri imbere, nubwo kitazaba ari cy'urupfu k'umukobwa watwaye inda akiri iwabo, kizaba kibabaje kurushaho, muzagifatisha amaboko yombi. Nubwo bwose abaturage bagizemo ubwoba, bakagira amatsiko bibaza kuri icyo gihano umwami yari gushyiraho gisimbura icyo, barishimye cyane. Nibura uwo mukobwa yarahinduye amateka, atanze icyizere ko icyo gihano cyashinguraga benshi cyari gukurwaho. Nyuma y'igihe gito, umwami yageze mu ngoro. Yagiye kureba umuhungu wamutonganya cyane. Umuhungu ati, nabikoze kandi nzamurinda, nushaka kumwica nanjye uzabonyeshe.
umwami yongeye guteranya inama ku mugezi w'ingona atangaza ko umukobwa uzatwara inda akiri iwabo azirukanwa mu gihugu aho kwicwa. Icyo gihano bacyakiriye neza, ariko nabwo ntabwo cyari cyoroshye. Kuva mu gihugu ukambuka ukajya ku bandi batakuzi nabyo si ibintu byabaga byoroshye, ariko nibura umuntu yabaga akiri muzima. Nyuma y'amezi make wa mukobwa yarabyaye. We n'igikomangoma bari baratangiye gukundana ku buryo umwana agitangira kurya batangiye kurara ku buriri bumwe. Igihe cyagera umwami akemera kubashyingira bakabana ku mugaragaro. Naho dusoreje. Niba tugiranye ku musozo ukumva ntacyo bigutwaye, uduhe subscribe. Njye nk'ibisanzwe n'igihe tubana buri munsi, nkaba nitwa Murukare, no kuri channel yitwa Musekura Jean, n'igihe tuba turi kumwe mu nkuru z'urukundo. Naho ubutaha.